marushanwa ni Kagabo niba twaje tutwakuntu twafatanye na Kimari impanga iketumereye nabi muceceke twumvikaneze cyangwa ntabwo mushaka kumenya ibyavuye mu irushanwa itsinda ryatsinze rero ni itsinda ryari rifite ibihangano byakoze benshi ku mutima niba bazaduserukira mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 ikigo cyacu kimaze amashyi menshi ku itsinda rya Valentine mana we ubasishobora kumva ibintu bitubayeho abantu bose barimo kudutegera amashyi nitwa NZIZA tubaye abasitari mu kigo neza sinababwiye iyo mbafashije buri gihe turatsinda ni muri urwo rwego mbatumiye muri repetition idasanzwe izabera aho umunsi mukuru uzabera ibindi bisobanuro bazabimenyeshwa mu minsi iri imbere mwakoze neza cyane Pazo dore mbese garuka hano uri kwita sai kwita teacher wari uri kumamagara se cacaka hose bagira ngo ntabwo nyumvise rero niko ninde wabahaye uburenganzira bwo gukora ikinamico nabahaye wabonye icyo byabyaye teacher ngewe James mukanse byo bingana gutya mwari rwose tubabarira iriya kinamico twarayihinduye nyine turaririmba kugira ngo tuze kubemeza nyine nuko rero mwagaragaye nta soni ngi kinamico nabahaye yerekanaga ko ikiti kigomba gukorwa kikiri gito bishatse kuvuga ko abana b'abakobwa bagomba gutozwa imirimo yo mu rugo bakiri bato ndakumva murangije muragenda mujya kwanjura ngo muraririmba ngo bagowe se bagowe ibi ariko teacher directrice yabereye bari abakobwa rwose kuko ntabwo bari kudutsinda umva mbese ibyo ntibikureba mwakagombye kuba marabanje kumbaza mbere yo guhindura ibyo nabandikiye ariko teacher nta ariko nshaka kumva Pazo urumva nta bufasha bwanjye muzongera kubona teacher rwose mwarampinze kuva ubu mujya mwirwariza Mwana we Mutoni na bagenzi bawe mwakoze neza di ubuse ni gute mwatekereje guhimbira ya ndirimbo twese twari twatwawe pe Valentine ayihe nibyo Valentine uri umuhanga di murakoze tucamoze bite bakobwa ni byiza muracyari hano mwakoze neza cyane murakoze ariko nimurekeraho mukomeze mujye mwitoza cyane wowe Gigi urabizi ko twahinduye amategeko y'ikigo kugira ngo ujye ubasha kwinjira ntuzadukoze isoni murakoze muyobozi sinabakoze isoni pe ubu se tuzabura dute kubakoze isoni nibi bigutiya by'aba bakobwa nje nifuzaga ko mwazatubonera imyenda yo gusekana kuri anniversary y'ikigo cyacu ani imyenda y'ikigo kizayibashakira kugira ngo muzaseruke musa neza ndaza kureba icyo twabikoraho murakoze directrice wacu simbavugiye mujye murakuvuga mwabanyacyaro mwe mana yanjye we umva nimushobora kumva ukuntu nishimye uyu munsi intego yacu twayigezeho ukuntu abantu bose basekaga groupe yacu ngo niyo abakobwa gusa we Valentine nyine ariko wenda sinzi nyine ndabona ntari gutsinda njyenyine ibyo kabisa twari kugutsinda cyakora ku myambarire ho nari kubemeza ariko uyu mukobwa mana yanjye wagiye wemera reka mbyemere kabisa iyi groupe yampinduriye ubuzima pe cyakoze nanjye ndemeranya na Gigi sinshobora kumva ukuntu byarangiye nanjye ndibizi ahubwo sinjye ngeze mu rugo ngo mbwire mama na papa ko twatsindiye kuzahagarira nubona ibyo twakubwiraga muto noneho barahita bakwemerera kuguma muri groupe yacu ariko rero ntabwo tuzahora twitwa itsinda rya Valentine cyakoze Valentine iki gitekerezo ni cyiza cyane yego sha
reka ntekereze we wayita abakobwa club. sibyo oya icyo kizina wapi rwose reka tuyite Anika and the girls. urikunda shaho ujye muva mu mikino ariko umva mfite igitekerezo ariko ngewe uwayita Sakwe ibyo se bivuze iki kandi tugiye kujya dusakuza nyine urabona ubusanzwe umuntu avuze ngo Sakwe abandi baramwikiriza ngo soma bikaba bigaragaza ko bishimiye ikiganiro kigiye kuza. none se twe dukora ibisakuzo twe turabaririmbyi imana mushaka ibijyanye no kuririmba nyine urumva iryo ni izina ryatuma abantu bajya amatsiko yo kutwumva noneho tukagira abantu benshi bakurikirana ubutumwa buri mu ndirimbo zacu. njye nuko byumva ubwo namwe murambwira muto ako kazina ni sawa ariko reka tugashyire mu cyongereza. oya rwose Sakwe ntako pe yego rwose kabisa mu kinyarwanda ni naho kera tubyemeranijweho groupe yacu yitwa Sakwe ubwo turi man shange rero ndagiye kujya gucuruza ari amagino kuri naburara sibyo muzambwira umunsi tuzarepeteraho sawa bye ese we bite byabona abanyeshuri kuki bari kuducaho batureba bagaseka simbizi none se kuki bandeba cyane wasanga atari nawe Valentine. ibyo muto navuga nibyo reka tubirengagize uracuze wirebera agafilime kagiye kubera hasasa ngiye kuhatwika ariko Pazo wagiye wemera ko watsinze Valentine uruzi ko rwo gutsinda amarushanwa byakugize umusitari Pazo genda va hano nta kibazo Valentine niba ibi biraza gutuma utuza ureka kutwiyemeraho Pazo ibyo uri kuvuga ntabyo nzi rwose umva urabizi cyane rwose ibyo turabizi di umeze nk'ato twese ahubwo waranagowe dise ariko papa yarakunkosoreye we naranishimye ibyo se ninde wabivuze ninde yababwira umva we inge mwancanze pe ibyo ni ibiki muri kuvuga ninde wavuze ibiki se bari kuvuga kuri papa yewe byose babimenye barimo kuvuga cyagiye turi muri cya kizu kidatu ibiki se habaye iki cyagiye nge nagigi dusohotse umva ye ngo bagire ngo ntabyo uzi rero umva umenye ko abantu bari bahasigaye ari we nagigi mwenyine oya nubeshye papa yaje mpita njya mu modoka nta kintu numvaga nyine ubwo papa we yarabikubwiye none reba wabikwije ikigo cyose shaman ako se ngonde ako se Valentine papa nta kintu yambwiye ani ikize ndabizi papa we yabibwiye iwanyu mwese niba se atari byo kuki mama we yaje kunganiriza mbese bihuriye ubu nibwo buryo wabonye bwo kuba inshuti n'abantu se ubahemukira gusa ngirega byanyobeye umva none se Valentine bagukubise ryari ninde se wagukubise icyo si cyo kibazo mwese ni tubwira ukuri urabikoze koko nukuri ntabyo navuze ese ubwo urabona mfite umunwa wo kujya kuvuga ibintu bitandeba ngewe reka genda rwose ni uri umugome niba udashobora kubika amabanga y'inshuti zawe n'ubushuti uzabureke bigira inzira ihangane oya sha mutuze mwembi Valentine uri kunshinja nk'ubizi kandi nta kibikwemeza hejuru y'ibintu byose nakoreye iyi groupe yanyu ndabizi ko ari wowe wabivuze yewe mumbabarire mugezaho ndabona wabyishyizemo ngaho bigumane nibyo narabikoze sinkeneye n'ubushuti bwanyu mwese nta n'umwe nkeneye muri mwe n'amagroupe yanyu nyavuyemo Valentine umva hari icyo nshaka kukubwira kandi birihutirwa kagama amahoro nawe Kazungu we ntabwo uzi agashya twakoze hariya twahatwitse byahatari Gigi uzi ko umaze kubinsubiramo inshuro 5 Kazungu rega we ntiwabyumva uzi ko twavuye kuri stage abantu barira
ndabyumva mwabemeje ubu se muzongera kuririmba ryari ngo Anita ni wowe mana Nigiyo shagigi Kibaba we ha shanaringo kumbuye shao imyaka myinshi wana umeze ute se shagigi shani poa kabisa sha umucyo wari umenyereye ubu nyine nanjye nje gushaka akazi kazu uyu ni Anita ni umwana twabanaga mu cyaro ubu nawe ngaje guhangana n'ubuzima nkanjye karibu Anita nitwa Kazungu nkora hano muri iri duka iyi nanjye nishimiye kukumenya nanjye nuko ahubwo Gigi yo nabanje kuza gukura mu rugo ndiko ndi bugusaye kwa tante wawe sha masanga umuhungu mu gikari arambwira ngo ndi bugusange hano ibaze pe n'umuhungu umeze utese shareka nabona gasa n'umuntu ukuze ngo ni wiri biri ninde se kandi Gigi niwe wanteye umwaka usha none ibibazo singira iyo yibaze sha uziko nari nzi ko nza tukaba tubana baranyirukanye shani ubu nibera mu kizu kidatuwe hari haruguru ariko sha ndabizi nyine uzahakunda tu bizaba ari njye nawe na Max gusa hariri onde Magisi se kandi we ninde imbwa yanjye sha imbwa warakubititse mwana wa mama akundi mwana ntakunda ariko ubwo turatubana muri icyo kizu kabisa ahubwo yo ikame ngiye kwitemberera ubwo turibonane ngarutse nimugoroba bana igenda ucakara umujyi ubwo uransanga ariko Pazo urumva nta soni ufite koko zikize ubu ushimishijwe no kuba abandi bana bagiye gutandukana ariko kaga iki uransetsa kweri hari icyo se nabeshye mu byo navuze umva mani ukuri kose si ngombwa kukuvuga Pazo genda abana niba se nta kibazo ufite kuki uri guhishaka ari we wabibwiye abantu bose ntusojya ngo nitange nyine umva nkubwire njye nzi neza ko wari uzi ibibazo biza gutera ubu Valentine ntashobora kuzongera kuvugisha Nick na rimwe ariko kaga iki se njye mbona uri inzanga kwera ubwo se urumva gutandukana kw'abatari inyungu kuri twe cyetse niba yo kuba twatsinzwe ntacyo bikubwiye Pazo ibintu wakoze ntago ari byiza na gato urumva ubu nyine ngiye kubwiza bari abakobwa ukuri kose mujye kujya utoha mushenzi reka nze manze ngundisha wa muswa utazongera kumenyera ndekura byose biba ari amafuti yawe aha ndabafasha hejuru yo gutsindwa n'abakobwa muri kurwanira hanze ku manywa y'ihanga muze hano vuba mupfukama murava hanyuma y'isaha bitenga bire na Mutoni mbabonye nabashakaga narinje kubaha gahunda ijyanye na repetition ya nyuma ariko ndabona mumeze nkaho hari kitagenda habaye iki Muto biti hari umuntu wakwirakwije ibihuha ngo Valentine ngabi utanguje ndagusunitse se sorry Muto ariko nyine hari ibihuha by'uko Valentine yashwanye na Nick none se byagenze biti ntabwo tubizi neza gusa bose batashye barira ubwo rero mugomba kubikemura ntabwo nkunda ibintu by'ibihuha n'utugambo yego iyo myitwarire ntabwo ihwitse yego directrice ni mudashobora gukemura ikibazo mufite hagati yanyu kandi birumvikana ko mudakwiye guserukira ikigo uya directrice turabikemura nukuri okay ubwo nzababwira ibindi kwirushanwa ari uko mwabikemuye kandi sinzategereza igihe ubwo ni mutabikemura itsinda ryanyu rizasimburwa vuba murakoze directrice ngabi kuki wanze ko tumubwira koko ariko Muto Valentine erakajwe nuko abantu bose babimenye none ubwo urumva ushaka ko tubibwira directrice bikaba indirimbo no mu barimu oya cyakora none cyakora ndumva niko ibiriya bintu atabikora nanjye nuko pe tugomba kubavugisha bombi tukabunga yigosha nitutabikora kare itsinda ryacu rizasimburwa nuko pe
buriya bunyacyaro bungeze kure ngewe umuntu yemera kuba inshuti yabwirega bukishyiraho nta n'isoni wita ukabagenzi wenda kwinginze ngaho mbwira byagenze gute kaya gacucu ngo ni Valentine kambeshyere ngo nabwiye ikigo cyose ko papa akagakubita ngo iki nako nagize ngo mbe inshuti n'abari abakobwa ariko noneho birarangiye ani ihangane ndabyumva bakubabashe ariko oya mama ntabwo uzi ibintu yavuze ani ugomba kumva neza ko buriya Valentine yabaye igihe kinini sibyo buriya bitewe n'agahinda apfa kwivugira mama ibyo Valentine ari gucamo ndabyumva ariko sinumva ukuntu atekereza ko ari oya ngaho icecekere sheri wanjye icecekere birashira icecekere rwose Gigi shatubwire ni ahantu uzi twasanga Valentine muto gabi ese Valentine mwamubuze yego sha tubwire sha none se hari aho wamubonye wapisha ntabwo yari ari ku ishuri habaho iki se ko muhangayitse sha sinzi umuntu wabwiye ikigo cyose ko papa wamukubita none yaketse ko ari Anike yewe ariko sha ndumva Anike atabikora mva natwe nuko pe gusa tugomba kurara tumubonye pe kuko directrice yatubwiye ko tutazasabikira ikigo nidukomeza gushwana hagati yacu kandi sha yavuye ku ishuri arira tugomba no kumenya niba ameze neza mwaba mwagiye kureba mu rugo iwabo se mwamuhamagaye kuri telefone se papa we yavuye mu kazi bari mu rugo rero sinibaza ko ariho yabaye isajya njye nagerageje kumuhamagara kenshi ntabwo ayifata reka nongere ngerageze kazu hari Valentine wigeze ubonara yewe ntawe nigeze mbona ariko mubonye naza kubabwira Gigi iriya mbwa yawe nakubwiye ko utagomba kwinjira hano kuko kazungu ntuyanze kwifata pe reka nkwereke rero pfa kumwandikira message umubwiye ko twamuze kandi duhangayitse cyane reka mwandikire Gigi yo kazungu nkubwire ni koko ko nashaka iyo mbwa yawe hano ndagiye rwose kazu reka nyitware mu rugo ubwo nita naza nyine umubwire ko ndi bugaruke umva nshuti zanjye Valentine araza kumererwa neza kabisa sibyo nyine buriya akeneye umwanya wo gutekereza tu ariko nabyo byashoboka amen Valentine sha twari twakubuze mana yanjye yo sha ndishimye ko ngusanza ese Valentine habaye iki ko ndebutishimye Gigi narinzi ko burimo gucuruza niba mutoni bakohereje hano oya Valentine nyine yinzanye Max yanjye ngo igume hano kazungu ntabwo aba yishaka hariya umeze utese kurira mama sha nakojeje isoni mu rugo bazahura n'ibibazo kubera njyewe utese wirira Valentine mbwira ntabwo niyumvisha uburyo Anike yankorera ibintu nka biriya ni ukuri mutoni na Ngabire babimbwiye ko ukeka ko ari we wabivuze niwe rwose ndabizi ko atoroshye ariko sinibaza ko yakora ibintu bikubabaza gutya oya niwe rwose Gigi ako Valentine reka dufatanye gushaka aho aya magambo yavuye ariko nyine gerageza kwihangana Valentine ndabizi ko uri umukobwa wihangana sibyo Gigi none se wambabariye nkarara ahangaha ndumva nashaka gusubira mu maso ya papa aka kantu Valentine nta mutekano uhari umva ntiwaharara pe Valentine none se Gigi ubu ko ushatse kumbwira ngo nsubire mu rugo Valentine hangane ninsubirayo meze gutya mama arahangayika kandi simba nshaka kumubona ahangayitse sha Valentine urabizi ni inshuti yanjye sinakwifuriza kurara ahangaha pe umva nukuri uko umuntu agira ntawe nabyifuriza wowe ugenda iwanyu ubwize mama wawe ukuri ku byabaye sibyo mana yanjye Gigi nukuri ndumva nkomerewe ihangane umutima wanjye ndumva ubyimbye ndumva wenda nko guturika kandi umubwire byose sibyo ejo n'ejo bundi atazabyumva hanze urabizi ukuntu amagambo agenda ubizi sha urakoze Gigi rwose nta kibazo Valentine ibyo sinari nanabitekereje ahubwo sha reka njye kubimubwira wenda twanashakira hamwe icyo twakora papa atari yabimenya gushagenda ni ukuri wihangane kandi nakundi nyine
mama uri he mama bite Valentine ko watinze amarushanwa yagenze neza umva mama nawera ubwo nyine yatinze yishimana n'inshuti ze nyuma y'amarushanwa byagenze bite Valentine tubwire mama ibyo mwe mubiretse rwose habaye ikize kandi mama hari icyo ushaka kubanza kukubwira Valentine ntitagutegereje twahebye ngaho rero tubwire uko byagenze ibwira rwose nari nyine Valentine tubwire nta kibazo mwana oya nta kibazo papa twatsinze nitwe tuzahagararira ikigo cyacu niwumva se mwana wanjye nuko nari mbizi kuza gutsinda nabivuga se ko mfite umukobwa w'igitangaza nuko Valentine ayo ni amakuru ashimishije pe wahesheje ishema umuryango wacu murakoze papa nanjye rero mfite amakuru ashimishije kagira inkuru nabonye akandi kazi muri iki cyumweru papa ugiye kongera kudusiga yego gaju ariko sinzatinda cyane rwose sibyo mwana tuzaba turi kumwe kandi ningaruka tuzabaho neza twishimye twese rwose nari mbizi ko uyu munsi uza kuba umunsi mwiza iyi ni intangiriro y'ibyishimo mu muryango wacu ni ukuri